Yesu ashimwe cyane. Reka ngusuhuze nkwifuriza amahoro y'Imana, ngushimira ko wahisemo neza kubana natwe kuri Ndaza Vuba TV, aho tunyuzaho ibiganiro bitandukanye birimo n'ijambo ry'Imana. Imana iguha umugisha. Uyu munsi reka tuganire ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'Abami ba mbere igice cya 3, dusome murongo waho wa 27. Umwami aherako arategeka ati, uwo mwana muzima ntimumwice na hato, mumuhe uriya mugore kuko ari we nyina. Haleluya. Iyi ni inkuru y'abadamu babiri baje imbere y'umwami Salomo, ariko Salomo Imana yari imaze kumuha impano y'ubwenge. Imbere ye haza ikizamini kitari cyoroshye, cyari kigoye, cyari gikomeye mu by'ukuri. Abadamu babiri baza imbere ye. Haza uwa mbere amuregera ko yaryamye, yabyaye umwana muzima, hanyuma mugenzi we akaba yamucunze asinziriye, akamutwara umwana we, kandi uwo umwana we yari yapfuye, akaba ari we amuhereza. Undi wa kabiri nawe aravuga ati, hoya, njyewe uwanjye niwe muzima, uwuyu niwe wapfuye. Uwa kabiri niwe wari mukuri, ariko uwa mbere yari ari kubeshya. Buri wese yavugaga ko uwapfuye ari uwa mugenzi we, umuzima ari wewe. Nubwo uwa kabiri ari we wari ufite ukuri kuzuye, ariko ntago byari byoroheye umwami kubasha gutahura, kubasha kumenya urimo aravugisha ukuri. Ariko kuko Imana yari yamuhaye impano y'ubwenge, byaramworoheye, ntabwo byamugoye. Yahise akoresha impano y'ubwenge Imana yamuhaye, ategeka ko bamuzanira icyuma, hanyuma uwo mwana akamupasuramo kabiri. Buri wese akajyana igice, buri wese agafata igice. Hanyuma wa mugore utari nyiri umwana muzima yumva iyo nama iramunejeje, ashaka ko bose bamuhomba. Ariko nyiri umwana aravuga ati, hoya, aho kugira ngo mumwice, ntacyo basi ni mumuhereza. Impuhwe za kibyeyi ziraza. Ahari yatekerezaga ko umwana nakura akamenya ubwenge, ibintu bizasobanuka, ariko basi ntapfe, abeho, nubwo ataba ari uri kumurera, ariko basi umwana ariho. Yatekerezaga ko bizagira umumaro. Umwami amaze kumva amagambo y'aba babyeyi bombi, ahita ko akora analize, amenya neza nyiri umwana uwo ari we, kubera ko Imana yari yamuhaye impano y'ubwenge. Nshuti yanjye muvandimwe, ni ibintu byinshi biguhagarara imbere, ni ibintu byinshi uhura nabyo, birimwe na rimwe binacanganye, bikagorana kuba wamenya icyo ukuri n'ikitari ukuri. Ariko Uwiteka Imana aguha ubwenge, akuzuza ubwenge. Salomo ntiyigeze asaba amazu, Salomo ntiyigeze asaba amamodoka, Salomo ntiyigeze asaba Imana ngo imuhe ubutunzi, ahubwo yasabye Imana ngo imuhe ubwenge, kugira ngo abashe kuyobora, abashe gushyira mu bikorwa inshingano. Imana ikugirire neza. Ndagusengera, ngusabira, nanjye nisabira ngo Imana ikuzuza ubwenge, kugira ngo tubashe gucangura ibintu bisa n'ibicanganye, biduhagarara imbere. Mu kazi ukora, Imana iguhe ubwenge. Mu rugo rwawe, Imana iguhe ubwenge. Mu buzima bwawe bwa buri munsi, Imana iguhe ubwenge bwo kubasha kumenya gucangura ibyiyita ukuri kandi ari ibinyoma, n'ibyo abantu batwerera ikinyoma kandi ari ukuri, kugira ngo haleluya
ubashe kugubwa neza. Imana ikugirire neza. Reka mbashimire cyane mwe mwese mudahwema kudukurikira, mwe mwese mudahwema kutugaragariza urukundo ko mushyigikiye inyigisho dutambutsa kuri Ndaza Vuba TV. Imana ihumugisha mwe mwamaze gukanda subscribe n'abatarayikora. Amahirwe ntabwo ari abacikana. Twahisemo gukoresha uburyo bwose bushoboka kugira ngo ijambo ry'Imana rijye ritambuka. Imana rero ibaha umugisha, Imana ibagirire neza. Ndabakunda, muri abantu b'umumaro. Imana ikomeze kubitaho. Imana ikugwiriza ubwenge mu izina rya Yesu. Shalom, shalom.